hari abantu bari bamuzi birashoboka ko nawe yari kugenda nk'abakamishi ariko kuba namufashe ukuboko nkamwigisha uko bikorwa nkafata YouTube ziwe nkazimanaginga okay nkamufasha buriya niriya page ya Instagram hari abantu batazi ko ari njye wayimuhaye hari abantu batazi ko ari njye wayimuhaye ariko ntabwo najya hariya ngo mbivuge ariko nk'umuntu bamo wakurikiranye social media cyane warabizi we yabyumva tu Medi hari page yagiraga yitwa Ngabo Medi ariko iyo yari yarafropinze abantu baranze kumukurikira so muhiriya yari ifite 40,000 iriya ye afite ya 1M icyo gihe yari ifite 40,000 2013 yego so hari abantu rero batajya baha agaciro icyo kintu uwo muhungu ni umuhungu wanjye nubwo ndusha imyaka ariko ni umuhungu wanjye nawe ubwe simbizi uretse ko wenda abantu nta nabaveba umuntu buriya njyewe nashyizeho imbaraga zanjye nkanakora byose rimwe na rimwe mani bro hari n'igihe navuye mu ishuri nemeza gufata akazi kiwe mfata risike nemera gufata akazi kiwe nkagira akazi kanjye kugira ngo ahore ari active ikintu kugira ngo byumve neza. Alright, again wagarutse wageze kuri Aritube Tech. Ucyumva iryo jwi menya ko wageze kuri Aritube Tech ku muyoboro wacu wa YouTube, umuyoboro wanyu, umuyoboro mukunda muri benshi. Aka kanya noneho ninde utuzanye. Tugiye kuvuga ko bita Kazungu ka Boss. Niba ufite Instagram byanze bikunze iri zina so bwa mbere uryumvishe. Kazungu ka Boss ari mu ba content creators ba mbere bashyiraho inkuru zigezweho. Bashyiraho inkuru zigezweho kabisa. Hanyuma rero Kazungu ka Boss afitanye ikibazo n'uwo bita Medi. Uribaza ngo bimeze bite? Ushobora kuba ari bwo bwa mbere wumvishe ko hari ikibazo hagati ya Kazungu ka Boss ndetse na Medi, cyangwa se ukaba hari ahandi wari wumvishe iyi nkuru. Ntega amatwi rero ahasigaye ngo usasanurire akantu ku kandi twikomereze. Hanyuma ngo byagenze bite? Nk'uko kano ka video mwatangiye mukumva, bivugwa ko ari we deja si bivugwa ahubwo Kazungu ka Boss ubwe avuga ko yagize uruhari mu kuzamuka cyangwa se mu gutera imbere kwa Medi. Byagenze bite rero? Avuga ko hari imbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe, social media, yagiye ahereza Medi kugira ngo aboostinge, bitewe n'uko izo yari afite yakoreshaga zari zaraforopinze cyangwa se zitarebwa. Uyu ashyiraho utuvideo ntiturebwe, cyo bita guforopinga, ugasanga bitarebwa. Hanyuma Kazungu ka Boss akaba avuga ko ari we wagiye umuhereza izo account ziri active, ariko ikibazo nyamukuru hakaba hari miliyoni zigera muri 40 Medi yigeze atsindira, bikarangira amuhayemo ibihumbi bigera kuri 70 na bingahe cyangwa se 80 na byonyine, hagati ya 70 na 80 aba ariyo yonyine amuhereza, kandi we yari yiteze ko mwizo miliyoni 40 byibuze ashoboye kumuhamo nk'ebyiri cyangwa se miliyoni imwe. Hanyuma na nyuma yaho ngo hakaba hari n'andi yariye muri Airtel Money, aho yakoze publication ari kumwe n'igisipusipu, hanyuma agahabwa miliyoni zigera muri 10 na zingahe, nabwo bikarangira ngo ntacyamumariye. Muri make Kazungu ka Boss akaba avuga ko yari yiteze ko azatezwa imbere na Medi, ariko bikarangira ngo amutengushye. Iyo ni intambara rero ewana kabisa, birakomeye. Ariko
uri kuri Aritube Tech ndakomeza kugenda nkugezaho akantu ku kandi. ngwino ndakwishyura hariho team zinize nkuko twagiye tubyumva ama space n'ibiki byose byasobanuwe nkuko nawe ubizi, ariko Meddy niwe twakoranaga, so abivuyemo rero njye nagiriye impuhwe The Ben nk'umuntu babanaga kandi bose bafite imitima myiza. Meddy ikintu yanyituye numvaga ari umuntu nyine uzavuga ati kira 2M muri miliyoni 40 man bro, 2017 yari amafaranga menshi, niyo Airtel yamuhaye tu kugira ngo akore. Hari n'izindi bamuhaye 10 kugira ngo bakorere indirimbo. Hari indirimbo yakoranye na Gisupusupu yitwa ngo Airtel man yabaye Gisupusupu, urayizi? Okay. Wiceceka yego bamuhaye 10M hamwe 75,000 hari akaririmbo ejo bundi nabonye kavuga ngo agahinda karakanyarwa, niba ari agahinda niba ari iki bro urimo kureba iki kiganiro ariko blessed numva magaye niba wenda yayifata ntago